abamfungishije nabo ubwabo bari bazi barabizi abakiriho ko hari n'abatakiriho nabo Imana ibakiri abatakiriho bagize uruhare mu ifungwa ryanjye bambeshyera hari abatakiriho Imana ibakire ndabasabira iruhuko ridashira abakiriho nabo barabizi yuko ase gato ku rugendo rwa president wa Tanzania uzi ko yaje mu Rwanda ese iyo urebye ubona hari urwo ruhuriye n'ibintu biri muri Mozambique kuko uyu munsi nyashyamba ziri muri Mozambique bivugwa yuko ziri kuri side ya Tanzania cyangwa se zegereye ku ruhande rwa Tanzania ndetse bikavuga ko iyo bazirasheho akesha ariho zihungira. Umuryango w'abibumbye isi yose yitabaza u Rwanda buriya umuryango w'abibumbye wigiye ku Rwanda inko muraguye ngo u Rwanda ni igihugu cy'igihangange n'ubu baracyarwibaza n'ubu barwibaza kajya hari ugatinyuka Perezida wa Repubulika yahaye umuntu imbabazi ugasubira inyuma ukajya hariya ngo uyu muntu nta handi akwiye gutura nta handi akwiye kuba uretse yatubwiye ati twari muri primature hari muri sala iyo ubonye ibitagenda ntubivuge uba wanga leta. Reka tubasuhuze ni nkuko bisanzwe ikinyamakuru ni bwiza.com na bwiza TV ndetse hamwe na rugari net. Umunyamakuru ni Mahoro Jean Paul nkuko bisanzwe turi kumwe na Sumani muramumenyereye ni CEO cyangwa se n'umuyobozi cyangwa se ni MD ubwo uraraza kudusobanurira wa rugari ibinyamakuru bya rugari byose ngira ngo niwe ubiyobora. Turabakiriye kuri kamera za Bwiza TV na rugari net. Nakoze cyane amakuru yanyu Asmani amahoro turaho murakomeye rwose harya buriya rugari bisobanura iki ntoya rugari byo birumvikana ahubwo hari rugari kunda gukoreshwa n'abandi bantu bo hanze ihurira he na rugari muyobora ntawe ihuri ibyo bintu maze kubisobanura inshuro nyinshi bari abantu icyo kibazo ndakizi ariko nagisobanuye bagize gutya barajijisha iriya iheruka bayigira ndende kandi rugari akadomoneti nyobora ni inyuguti ngufiya ibyo rero nabisobanuye ntago mbigarukaho ariko ntaho bari yabahuriye na ubwo ntiyaba harabayeho wenda ko mwaba mwararangaye mugatinda kwandikisha ikinyamakuru cyanyu bigatuma bamera nkaho bakibatwaye. Ntabwo ari byo kuko ikinyamakuru rugari cyatangiye cyangwa cyashinzwe mu mwaka wa 2005. Yego ibi by'itangazamakuru rikorera ku ikoranabuhanga cyangwa kuri za murandasi byari bitaranaza rwose kuko dufite na archive y'ibinyamakuru twajya gucapisha mu macapiro urumva rero n'ibintu bisobanutse abo rero nta nubwo mbatindaho gusa icyo navuga nuko cyangwa nabwira abanyarwanda baba bari mu gihugu cyangwa bari hanze nuko narabivuze reka nongere mbisubiremo ntibarangazwe ni nabo bise cyangwa nabonye bafite ngo na TV niba ari televiziyo ibintu nk'ibyo ntaho bihuriye na rugari y'u Rwanda rugari y'umwimereri rugari nyayo akadomonet ni ikinyamakuru nyobora mbere umuyobozi nka niyo nambaza Sumani kimaze imyaka 16 cyabanje gukorera ku mpapuro ubu kirakorera kuri internet ariko ni ikinyamakuru kigamije kubaka ariko umurongo gererwaho wacyo no kurwanya karengane. Asumani ese nta ngorane cyangwa ibibazo wabugihuriramo nabyo kuri uko guhuza amazina cyane cyane ko wenda ubona ko icyo kinyamakuru kindi kiyitirira rugari cyangwa se cyashatse gukora ibyo ngibyo ubona kenshi kikora mu murongo wo kurwanya leta y'u Rwanda nta ngorane mwe mujye muhuriramo wenda hakagira abantu babibeshyaho? Birashoboka umwe babiri ariko yewe icyo mpa agaciro ni ubuyobozi bw'u Rwanda ni inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'u Rwanda kandi ziba zikurikirana ibintu nk'ibyo ngibi zirabizi rero ko ni urugamba turiho ariko kuri niko gutsinda urakoze cyane Sumani hanyuma twagira ngo wenda mutubwire muri makeya nka bwiza.com na rugari net n'abanyarwanda muri rusange bakunda kubakurikirana turabizi mufite abantu babakunda kandi bafollowinga ese niziye ngorane mwahure nazo mu mwuga w'itangazamakuru ese abarabayeho igihe mwagiye muterwa ubwoba muri aka kazi ese murebye mubona itangazamakuru ari umwuga waraga umwana wabyaye? Oya
icya mbere guterwa ubwoba no kujijisha abantu ku byo umunyamakuru yakoze ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Njye nta muntu wigeze antera ubwoba kandi ndahamya ko nta nuza uteze kuzantera ubwoba. Icyakora hari abagerageza cyangwa bagerageje kuba wenda ku mpamvu zitandukanye bansheshekesha ariko ntabwo babigezeho. Yego. Icyo ni kimwe. Kuba naraga umwana nabyaye umwuga w'itangazamakuru, icyo ni ikindi ngewe nabihisemo. Umwana nabyaye nawe cyangwa abana nabyaye kuko ndabafite banyizihiye beza pe kandi b'abanyabwenge bafite uburenganzira bwabo, byaterwa n'icyo bahitamo. Umwana wanjye uzahitamo gukora itangazamakuru agendeye cyangwa amaze gusesengura, dore ko banakuze, bakavuga ati papa umwuga yakoze ngewe ngomba kuwukomeza, n'uburenganzira bwe. Uburenganzira bwe. Yego. Ikindi cyavuga ngo ni izihe ngorane mwahuye nazo muri uyu mwuga w'itangazamakuru? Ni nyinshi cyane. Nyinshi cyane. Ni nyinshi pe. Ni nyinshi kugera no gufungwa. Si ubwa mbere mbivuze, si ubwa kabiri. Harafunzwe muri 2009. Abantu wenda bazakurikira ikiganiro kuko si ubwa mbere mvuze ku ifungwa ryanjye, ntibazabyitiranye n'inshuro ya mbere mfungwa nzira ibindi, kandi nta pfunwe mfite, nta bwoba mfite, nta soni mfite zo kuvuga amateka yanjye. Umunyarwanda w'umuhanga yaravuze ati ujya gukira indwara yirata, kandi utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Amateka ntaho wayahungira. Ingaruka z'amateka rero zangezeho. Amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994, abagiye Imana ibatuza heza, ariko hari ingaruka zagiye ziba ku bantu bamwe na bamwe batagize naho bahurira n'ibyabaye. Nanjye rero ndimo, narabivuze inshuro imwe ebyiri eshatu, reka mbisubiremo. Muri 1995 izo ngaruka nanjye zangezeho, ariko abamfungishije nabo ubwabo bari bazi ko barabizi, abakiriho kuko hari n'abatakiriho, nabo Imana ibakiri. Abatakiriho bagize uruhare mu ifungwa ryanjye bambeshyera, hari abatakiriho, Imana ibakire, ndabasabira iruhuko ridashira. Abakiriho nabo barabizi yuko ibyo bavugaga ntawe mpuriye nabyo. Hanyuma icyo kigiye ku ruhande, muri aka kazi rero umwaka wa 2009, si ubwa mbere si ubwa kabiri mbivuze, narafunzwe kubera ikibazo nakurikiranaga mu rwego rw'akazi cyavugwaga hagati ya Dr Diane Gashumba, ubu ngira ngo yabaye ambasaderi muri Suède. Ni muri Suède ngira ngo myaka nk'ibiri ishize yari minisitiri w'ubuzima. Ubwo muraje mumbwire ngo ariko ngo waba waramenye icyatumye avanwa kuri ya mwanya. Hari amakuru mbifiteho, ariko nta nubwo ari amakuru nihariye. Niba umukuru w'igihugu agiye hariya mu kwezi kwa kabiri mu mwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu Igabiro, akamuvugaho, akavuga kuri Patrick Nyamvumba ari chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda, akavuga kuri Evode Uwizeyimana, akavuga kuri Dr Munyakazi Isaac, numva atari ibintu bishyashya. Rero ubwo muzabishakira undi mwanya, tuzabishakira undi mwanya. Kandi ntabwo abantu bazakora iki kiganiro ntibazagira ngo dutinya kuvuga. Ntabwo dutinya kuvuga. Kereka yewe reka babwire Bwiza TV, si ubwa mbere dukwanye ikiganiro. Yewe ibyo nirinda kuvuga nibyo ntafite ibimenyetso. Yego. Ariko kuva mfite ibimenyetso, kuva ibyo mvuga mbifite ibimenyetso, ntabwo ntinya kubivuga rwose. Uraza kumaza ngo
kandi wari wanabimbaje ngo ntawe ujya gutera ubwoba kubera ibyo barabigerageza ariko ntabwo bashobora kubigeraho kuri yewe ntabwo bishoboka kuko urugendo rw'imyaka 21 mu itangazamakuru ubwo se hari n'ababigerageje ariko hari ababigerageje kenshi yego ariko bikaza kurangira abonye ko bidashobora kuvamo. Asumani, mu by'ukuri nk'umuntu wahuye wenda n'ikibazo cyangwa se n'ingaruka z'ibyari bimaze kuba mu Rwanda aho jenoside yakorewe abatutsi imaze kurangira, uyu munsi ubutabera bw'u Rwanda bwagiye bwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, bugenda bwiyubaka buhoro buhoro. Ese iyo urebye igipimo cyabwo ukareba uburyo bugenda buzamuka n'aho bugeze, ubona wabuha iyihe shusho nk'umuntu w'umusesenguzi cyangwa se w'umunyamakuru, ubona wabuha iyihe shusho? Ni ibintu bitatu: ni amateka y'igihugu, ni ubutabera bw'igihugu, ni ubuyobozi bw'igihugu. Mu ijambo rimwe, ubutabera bw'u Rwanda ntako butagira, ariko nanongereho ubutabera bw'u Rwanda hashingiwe cyangwa nshingiye ku mateka y'u Rwanda, nshingiye ku iterambere ry'isi. Ubutabera bw'u Rwanda uyu munsi bufite ibibazo. Iyo mvuze ubutabera muri rusange bitandukanye n'umwe cyangwa babiri babukoramo, kandi iyo tuvuze ubutabera abantu bajye banabyumva. Ubutabera buhera hehe? Hari uwakumva ubutabera akagira ngo ni urukiko. Ubutabera buhera mu bugenzacyaha, akomereza mu bushinjacyaha, ukabona kugera mu rukiko. Izo nzego zose rero zifite ibibazo bikomeye cyane, ariko muri rusange ziragerageza, nubwo hari bamwe, umwe, babiri, batatu, bane, batanu muri izo nzego, umuribu, umushinjacyaha, umucamanza, ushobora gushingira ku nyungu ze akaba yakora amahano. Impamvu bivuze nuko ejo bundi nibwo nari nimo mbivuga, twaranabyanditse muri Rugari, ko izi nzego zikwiye kuvana abantu mu rujijo. Abagenzacyaha birukanwe bakwiye gutangarizwa Abanyarwanda ku maradiyo no mu binyamakuru, bikamenyekana ko, kugira ngo hatagira umuntu umuturage wibeshya uturanye n'uriya mugenzacyaha, uriya muribu, ziko bitandukanye n'ibyo hambere, hanyuma akajya mwibeshyaho akaba yamubwira ati nzagufasha. Byumvikane bityo. Ni nako bimeze mu bushinjacyaha, umushinjacyaha, ni nako bimeze mu nkiko. Tuzamuke dutere intambwe tugere no mu bavoka n'abahesha b'inkiko bawisiye. Ibi bintu ni ikibazo gikomeye cyane, sinshaka kugitindaho. Niba ngombwa muzagaruke tubikoreho ikiganiro cyihariye, kubera ko ngo muri quartier runaka Gatenga aho ntuye mu Gatenga, hari abantu njya mbona hari abantu njya numva batinya kuvuga aho batuye. Ngiyewe ntuye mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Gatenga, mu kagari ka Karambo, mu mudugudu wa Mahoro, kandi mu buyobozi bw'uwo mudugudu ndimo. Mba muri nyobozi y'umudugudu wa Mahoro mu kagari ka Karambo, mu murenge wa Gatenga. Turajya akaba aturanye na metere uwisi, nta nubwo abaturage bazi no kubatandukanya. Akaba aturanye n'umucamanza, akaba aturanye n'umuribu, akaba aturanye n'umushinjacyaha runaka, akaba aturanye na avoka wirukanwe cyangwa ahagaritswe mu kazi, ariko akaba yamwihererana akamubwira ati nta mafaranga nzagufasha. Iki kintu noneho ndabibasabye mwebwe Ubwiza TV, muzaze tubikorera ikiganiro. Gusa twarabyanditse muri Rugari, tubwira inzego, twahereye ku rugaga rw'abahesha b'inkiko n'urugaga rw'abavoka. Ubu rero tugiye kugera tugomba kubaza Parquet General, Procureur General cyangwa umushinjacyaha mukuru, tukabaza Chief Justice cyangwa perezida w'urukiko rw'ikirenga icyo babivugaho. Niba abacamanza birukanwe kubera imyitwarire yabo, nibijye kuri Radio Rwanda
amarisite y'abatangazwe ariko n'ubundi amarisite aratangazwa ntabwo atangazwa kuko abapolisi birukanwa mu gipolisi ntabwo bavuga amazina yabo bavuga umubare mu igazeti ya leta ngira ngo igazeti ya leta barasohoka mu igazeti ya leta se umuturage utuye ku Rushashi iyo gazeti ya leta arayizi utuye mu Gakenke uragira ati icyifuzo bajye babasoma abaturage kuri radiyo Rwanda bamenye ngo yavuyemo kuko abanyarwanda 98% bumva radiyo Rwanda kuko ni radiyo ya leta yumvikana ahantu hose leta ikora ibishoboka byose radiyo Rwanda ikumvikana ni ukuvuga ngo rero ni bije kuri radiyo Rwanda bije kuri televiziyo y'u Rwanda bije mu mvaho babwira abaturage bati banyarwandakazi abacamanza bakurikira banabisobanurire neza uyu mucamanza aba bacamanza bakoraga mu rukiko rw'ibanze rwa Rushashi cyangwa rwa Gakenke rwa Gacurabwenge ubwo mvuze Gacurabwenge kubera ko ari iwacu muri Kamonyi ntabwo bakiri mu mwuga ntabwo bakiri mu kazi bashyireho comment cyangwa bashyireho ngo ikitonderwa umuturage uzabona uyu muntu baturanye amubwira ko akiri umucamanza akiri umushinjacyaha akiri umugenzacyaha akiri umwavoka akiri umuhesha w'inkiko azabimenyesha iyi nimero nguko uko tugomba kubaka uru Rwanda. Yego nyakubahwa Sumani hari abanyamahanga benshi bamaze igihe bivanga mu gushaka kwivanga mu butabera bwo mu Rwanda ibihugu byinshi bigasaba ngo u Rwanda rurekure Rusesabagina mu by'ukuri amategeko mpuzamahanga ntiyemera ko ubutabera bw'igihugu buvogerwa ubundi kuri wowe mu by'ukuri ufata uti ikibazo cya Rusesabagina ukurikije ugihuje n'ubutabera ndetse n'ibyaha ariko yaba yarakoze wenda byaba bitaramuhama kuko ntekereza ko atarasomerwa ariko iyo uhuje iki kibazo n'ubutabera bw'igihugu n'uburyo igihugu gifite ubwigenge ukumva ngo igihugu ngo wenda ngo sena y'igihugu kiniki ngo yasabye ko leta y'u Rwanda yamurekura kandi bazi ibyaha yagirizwa wowe nk'umunyamakuru ubifata uti Urakoze cyane kubaza icyo kibazo uretse ko ukimbarije n'ubundi muri rugari twaragize icyo tukivugaho twaravuze ngo ntabwo Rusesabagina Paul azarekurwa kubera induru z'abamugamijeho inyungu kuko ari mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda u Rwanda rufite integrite u Rwanda rufite independence u Rwanda rufite ubudahangarwa u Rwanda rufite ijambo u Rwanda rwemerwa mu ruhando mpuzamahanga u Rwanda ruhagarariwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Paul Kagame ufata ijambo mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye so u Rwanda rurigenga ntawe uyobora u Rwanda uretse ba nyirarwo muri make twarabyane abazakurikira ikiganiro bazarebe kuri rugari akadomo.net twaravuze ngo ntabwo Rusesabagina natwe impamvu twabyanditse nuko twabibonaga ibyo mbajije natwe twarabibonaga igitutu cy'abantu bakomeye cy'abantu ngo narabyumvise mu bari muri Amerika niba ari ntabwo abanyamerika bayobora u Rwanda rega ntabwo abongereza bayobora u Rwanda u Rwanda ni kimwe mu bihugu by'isi bigize isi rwigenga rugomba kubahwa nk'uko narwo rwubaha ibindi bihugu uyu munsi mu gitondo nibwo numvise ariko ubwo nsanzwe mbyumva nuko itangazamakuru ryabigarutseho u Rwanda iki nacyo ngishimangire abantu bazadukurikira bagiye basesengura u Rwanda ruraza ku mwanya wa 5 ku isi mu bihugu bifite ingabo zijya gutabara aho umutekano wahungabanye ku isi urumva u Rwanda ari igihugu nubwo gifite ubuso bwa kilometero kare 28,336 urumva ari igihugu cyo gupfa gukinishwa se ntabwo ari byo kandi nabo ngabo bababizi ariko ubuyobozi bw'u Rwanda abanyarwanda twamaze kubibona twamaze kubivumbura ko abantu bajya hariya bakavuga ni ukugira ngo turangare ni ukugira ngo abanyarwanda barangare ni ukugira ngo Afurika irangare iyi ni koloni
abanyafurika bagomba kwibohora muri rusange n'abanyarwanda by'umwihariko. Asumana, uvuze ku kibazo cy'abanyafurika, ariko wenda reka nkubaze gato ku rugendo rwa perezida wa Tanzania. Uzi ko yaje mu Rwanda, ese iyo ururebye ubona hari urwo ruhuriye n'ibintu biri muri Mozambique, kuko uyu munsi inyeshyamba ziri muri Mozambique bivugwa yuko ziri kuri side ya Tanzania cyangwa se zegereye ku ruhande rwa Tanzania, ndetse bikavuga ko iyo bazirasheho akenshi ariho zihungira, kandi wareba ukabona u Rwanda rwohereza abana barwo kujya gutabara mu kiriya gihugu, ndetse wanareba ukabona kiriya gihugu kiri muri SADC, ari Mozambique iri muri SADC na Tanzania muri SADC. Ubona wabihuza gute ku mubano w'u Rwanda na Tanzania? Hari icyo bizafasha u Rwanda nk'uko ubona ko Tanzania iri muri SADC, kandi mu by'ukuri tukaba twaragiye cyangwa se u Rwanda ruriyo mu buryo bwo gutabara? Icya mbere reka mbanze nshimire nyakubahwa Perezida Kagame, kubera ko yaba we yaba ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda, inteko ishinga amategeko, tuzi uko bikorwa, kuko hari ibyo tuba tuzi ku mategeko. Mbanze nshimire ko ingabo z'u Rwanda zagiye gutabara abaturage bo muri Mozambique. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mbanze nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uburyo yakiriye nyakubahwa Mama Samia Suluhu Hassan, anaboneyeho no kugira akantu, uretse ko atari n'akantu, ni ikintu gikomeye kugira ngo abantu bajye banamenya. Hari igihe umuntu ashobora kwicara kwibaza, ariko umuntu ufite amazina atatu, Samia bivuga kumva no kumvira, Suluhu bivuga guhuza abantu. Nshobora kubivuga nk'umusiramu udafite ipfunwe ryo kubisobanura, kubera ko hari uwakwibaza ngo buriya ngo bivuze ngo kubera ko ari umusiramukazi mwene wabo. Nta kibazo, ni umusiramukazi, ndamwemera, simuze mubona kuri ariko ni umusiramukazi, nanjye ndi umusiramu. Gusa abantu bashobora kubaza, ariko Samia bivuga iki? Samia ni ukumva no kumvira, Samia wa Atwan. Suluhu ni uguhuza abantu, ni ukunga abantu, sibyo? Ni icyarabu. Nawe rero umushimire ko yasuye abanyarwanda, ko yasuye igihugu cy'u Rwanda. Nshimire ubuyobozi bw'u Rwanda, nshimire nyakubahwa Perezida Kagame uburyo uriya mubyeyi, uriya munyacyubahiro Perezida wa Tanzania yakiriwe hano mu Rwanda. Nanamushimire ko yavuze ngo reka nsura abavandimwe bacu, abaturanyi bacu. Icyo cyumvikane neza. Ku bijyanye rero, ntabwo ndi umudiplomate, ariko hari icyo nabivugaho. Icya mbere, ntabwo igihugu gishobora gutera imbere kidafite umutekano. Ntabwo igihugu cyatekana gifite abakibuza umutekano. Ziriya ntagondwa rero, nta gitangaza kirimo. Hirya y'ibyo nyakubahwa Samia Suluhu Hassan yaganiriye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, iby'ubukungu, iterambere, ubufatanye, amasezerano, nta kuntu baba bataraganiriye no ku kibazo cyo gukumira cyangwa cy'ingamba zafatwa kugira ngo ziriya ntagondwa zitatwinjirira cyangwa zitinjirira ibihugu. Ibyo rwose ndatekereza ko babiganiriyeho, wenda ntibabitangaje, ariko yewe nkusesengura ko niba Mozambique ihana imbibi na Tanzania, umunyarwanda yavuze ngo imbeba iryo muhini yototera isuka, isotera isuka. Nta nubwo ari bo bonyine reka, ahubwo twavuga ngo akarere kose ka Afurika y'Iburasirazuba, ibihugu bigize East African Community bikwiye kugarira kubera ko byugarijwe n'iriya mitwe y'iterabwoba. Ariko iriya mitwe iri muri SADC. Yes, ntabwo tubitinda. Abayobozi bacu, ubuyobozi bwacu, inzego zacu z'umutekano, inzego z'iperereza, ntabwo zisinziriye. Kuki ingenzi mu mutekano?
iterambere, ubukungu, ubuzima bwiza bw'abaturage byose bishingira ku mutekano. Udahari cyo ni ikibazo. So hagomba gukumirwa rero impamvu iyo ari yo yose yatuma uwo mutekano uhungabana, kubera ko u Rwanda tuza agaciro k'umutekano. Ni nayo mpamvu umuryango w'abibumbye isi yose yitabaza u Rwanda. Buriya umuryango w'abibumbye wigiye ku Rwanda. Niyo muraguye ngo u Rwanda ni igihugu cy'igihangange. N'ubu baracyarwibaza, n'ubu barwibaza u Rwanda bite? U Rwanda bimeze gute? Ariko Sumana usigaye uvugira u Rwanda cyane, wagira ngo wabaye porte parole wa leta. Yawe ariko sina rwose, reka nkumbwire rero ubwo mbajije icyo kibazo reka nkivuge rwose nkigusubize neruye. Mbere yo kuba ibindi byose, Musiramu, umunyamakuru, sinzi, ndi umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye ukunda igihugu cyanjye. Ndabizi bazagenda barandika baratuka, muranuka se bigende gute? Ntabwo muzamvana muri ibi biro, muzankura iwanjye aho ntuye, aho nubatse, ngo mvugira u Rwanda. Ahubwo si umunyarwanda utavugira u Rwanda, umunyarwanda hari abo maze iminsi mbona abantu bameze nk'abafite ibibazo kandi bitwa abanyarwanda. Icyo ni ikindi kiganiro rero. Abanyarwanda birirwa basakuza, Rusesabagina ngaho nibaze bamutwara, ariko ubundi baje bakamutwara, hari hano Mageragere baje bakamutwara, ntibazi bamufungura. Ntabwo rero kugira ngo nsubize ikibazo cyawe ntabwo kuvugira u Rwanda, ahubwo kugira ngo mpite nyigusubiza byihuse. Umunyarwanda muzima utarwaye mu mutwe, utarapfuye ahagaze, udashobora gukumira icyagirira nabi u Rwanda, ubu yaba ari umunyarwanda se? Tukirasoma tugana ku musozo, hari abanyamakuru benshi ubona bakora za online cyangwa n'ibindi binyamakuru byinshi, ujya kubona ukabona barimo baracukumbura ibintu byo kugira ngo bagaragaze ko leta nta kikora. Mu by'ukuri wajya ku ruhande rumwe ugasanga leta nta kitakoze. Byinshi wagiye ubisobanura mu biganiro byahise, aho nyakubahwa perezida wa repubulika yatangije gahunda ya zagira inka n'ibindi n'imihanda. Asumani uyu munsi hari byinshi byo kuganira uyu munsi, ahubwo nimushaka umwanya tuzashaka umwanya. Ariko uyu munsi uyirebye uribuka, wavuze ko tuye za Gikondo, uribuka imihanda ya za Gikondo, za Gatenga hatagendwa. Donc gahunda ya perezida wa repubulika igaragara ko ifite ayikuye u Rwanda naho irugejeje. Ariko ugasanga turacyafite abanyamakuru nyine bafite imyumvire. Byakabaye byiza wa mugani mbere ko umuntu aba umunyamakuru akumva ko ari umunyarwanda kandi agomba kuvugira igihugu cye. Abo banyamakuru bari cyane cyane kuri za social media, wabaha nama ki? Kuko nubwo bari mu mwuga w'itangazamakuru ariko bakwiye kuhuza n'ibikorwa byubaka igihugu. Cyane cyane ko itangazamakuru ryakoreshejwe mu buryo bwo gusenya mu gihe twageze kuri jenoside yakorewe abatutsi. Doke bikaba ikibazo cyaturutse ku batangazamakuru bagiye bakora umwuga mu buryo bubi. Ni nama ki waha turimo dusoza, waha abo banyamakuru? Kugira se ko hari abanyamakuru dufite usanga bashaka kwitwara nk'abakantano cyangwa ntabwo byakunda. Ntabwo wenda ntekereza ko byakunda, kubera ko leta y'u Rwanda ubona ko iri maso irabireba. Ariko ubona ko ari abanyamakuru bakora za online, ubu ubona bashinzwe gutambutsa inkuru zitari nziza. Wagiye unabisobanura nk'aho twagiye tubona ibinyamakuru bivangwa nyakubahwa perezida wa repubulika. Hari n'ibyo wavuze uti ntinya no kubyandika ngewe. Buriya nanjye ntinya no kubivugaho. Ikibazo nacyumvise, nanze gukomeza kugira ngo ufate amasegonda cyangwa iminota itari ngombwa, kubera ko mpita numva vuba na bwangu. Icya mbere nakubwira, umunyarwanda w'umuhanga yaravuze ngo umugezi w'isuri urisiba. Umugezi w'isuri urisiba. Cya kabiri, umunyarwanda yaravuze ngo hari abo bita abanyamwanga iyo byavuye. Cya gatatu, umunyarwanda w'umuhanga yaravuze ngo kirazira gutema ishami ry'igiti wicariye. Nicyo nababwira. Icya kane, ntabwo u Rwanda, ntabwo leta y'u Rwanda
igizwe n'itorero ry'abamarayika, ku buryo ibintu byose biba parfait. Ntabwo bishoboka, kuko bibaye ari uko bimeze, ntabwo twaba dufite urwego rw'umuvunyi, ntabwo twaba dufite za Transparency International, ntabwo twaba dufite abarwanya ruswa n'akarengane. Umunyamakuru kugaragaza ibitagenda, ibyo ahubwo utabivuze. Noneho nanongereho icyo nanabishingiraho, nanongereho ibyo nkunze kugarukaho, twigeze ngira ngo ni muri 2012 turi mu kiganiro n'abanyamakuru n'uwari ushinzwe itangazamakuru cyangwa ufite itangazamakuru mu nshingano ze muri guverinoma, muze Musoni Protaze. Yatubwiye ati twari muri primature hari muri sala, iyo ubonye ibitagenda ntubivuge uba wanga leta. Nyamakuru ubonye ibitagenda ntabivuge ni umwanzi wa leta. Ariko umunyamakuru ugenda akitiranya ubururu n'umwe yifitemo ikibazo. Kandi si umunyamakuru wenyine, ubwo wari uvuze ku banyamakuru, reka mbwire n'abandi. Tuzabigarukaho. Hari abantu ngo bihaye bigize ngo abakunzi b'igihugu kuruta abandi. Kajya hari ukabigitangaza ko kajya hejuru y'amategeko utanazi. Urugero, ingingo y'111 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nkuko ryavuguruwe kugeza ubu, iha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda cyangwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ububasha n'uburenganzira bwo gutanga imbabazi. Ejo bundi ntabwo nta babyeyi nta bamama nta badamu bafunguwe, ntabwo mwabibonye, sibyo? Bafunguwe kubera ko ngo bari bakata imyaka 2-3 kubera ko bakuyemo inda. Ariko hari n'ufungwa akatiye burundu kubera ibyaha by'ubugome ndengakamere, ibyaha bibi cyane, sibyo? Akatiye burundu. Ariko Itegeko Nshinga iriya ngingo y'111 iha uburenganzira busesuye butavuguruzwa budasubirwaho umukuru w'igihugu guha uriya muntu imbabazi akamurekura. Muranyumva? Waragize ukajya hariya ukigira igitangaza ngo umuntu ukomeye, ngo umuntu rwose uzi gukurikirana kuruta abandi, uri umushakashatsi rwose ushakashaka buri kintu cyose. Kajya hariya ugatinyuka, Perezida wa Repubulika yahaye umuntu imbabazi, ugasubira inyuma ukajya hariya ngo uyu muntu nta handi akwiye gutura, nta handi akwiye kuba uretse muri gereza. Urumva uwo muntu ubwo nzanye uruhande rwa kabiri nyuma y'abo banyamakuru wambwiraga. Ukajya ejo bundi, uyu munsi turi muri 2021 mu kwezi kwa 8, hano babeshya ngo gukunda igihugu ni ikibigaragarira he. Ukagenda ukazana ibintu byo muri 2015, byo muri 2016, ikoranabuhanga, izi mbuga nkoranyambaga zitarajyaho, kubera urwango ufitiye umuntu, kubera urwango mbisubiremo ufitiye umuntu utanazi, rimwe na rimwe udashobora no gupfundura udushumi tw'inkweto ze ukabigarura. Uyu muntu ntabwo umuzi, uwo muntu ntuzi bye, uwo muntu. Abo nabo turabafite, Bwiza TV mubimenye. Ni urugamba rero, urugamba tugomba kubagira. Ariko kubagira si cyo kibazo, ahubwo ikibazo tukomeze tubagire gutyo, tubareke cyangwa tubagira inama. Kubagira inama cyo ntekereza. Hejuru y'ibyo rero umunyarwanda yaravuze ngo iyo utikubisa agashyi uragakubitwa. Twakomeza niba urakoze cyane Asumani, reka tugane ku musozo.
tuvuga ngo uko bisa kose wenda hari ibintu byinshi mwagiye mutubwiraho cyane cyane nk'icyo kintu cyo gukunda igihugu n'icyo mu butabera tuzakigarukaho gutaha. Reka tubwire abari badukurikiye cyangwa se abakunda Rugari net, Rugari akadomo.net na bwiza.com na bwiza TV ko ikiganiro cyacu tugishoje arahutaha. Hari byinshi byo kuganira uyu munsi icyo nabibutsa gusa nuko imyaka 4 irashize Perezida Kagame atorewe kuyobora igihugu. Ngira ngo nejo itariki ya 4 munsi n'itariki ya 5 mwabyibukaga itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 nibwo hatangajwe ko yatsinze amatora kuri 18 z'ukwa 8 nibwo yarahiye. Urumva rero mufite byinshi, mufite akazi kenshi, dufite byinshi byo kuvuga no kugeza ku banyarwanda. Ikindi dufite urundi rugamba rwo kurwana n'abadashakira u Rwanda ineza. Hari abari hanze nabo n'abari hano barahari mu gihugu. Abantu bakumve ko ngo opposition se niki? Erega opposition no kurwanya igihugu ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abantu barwanya igihugu mutajya mumenya. Rwanda rufite umurongo wowe ukajya hariya nguri iki niki nguri ibi nibi ngo ntawagukoraho kubera ko Asumani ari igikara. Ayo rwose nta handi akwiye kuba rwose yakabaye nta nubwo mashaka kumubona. Cyakora ahantu hamubereye ni Mageragere. Mageragere uravuga muri gereza. Wese uriki? Wese urinde? Kubera iki unyifuriza kujya Mageragere cyangwa wifuriza ku mugenzi wawe kujya Mageragere? So twebwe ibyo byose rero jewe nka Asumani niyo nambaza. Nk'umuyobozi mukuru wa Journal Rugari akadomo.net nk'umunyarwanda ufite ishema ryo kwita umunyarwanda kandi utari muto cyane mu myaka n'abandi nkanye ivyo twarabirenze. Noneho by'umwihariko nk'umusiramu ubwo muzambaza abasiramu bose ni parfait ntabwo ari byo. Abasiramu ari toro ry'abamarayika ariko ngende umusiramu kandi nzi ubusiramu icyo ari cyo. Uru Rwanda rero nta handi nta n'ubundi ruzongera gupfa kimwe n'uko uko rwapfuye n'agahinda nta ruhande uzarubona kuri iyi si. Iyi sura rufite ntabwo rwigeze ruyigira kandi abanyarwanda ntabwo bazemera ko iyi sura yongera guhindanywa n'uwari wese, abe umunyarwanda nyirizina cyangwa umunyamahanga ato. Murakoze cyane Asumani, reka tuvuge ko arahutaha. Abari badukurikiye ni Bwiza TV, bwiza.com na Rugari net. Ikiganiro n'ubundi naho ubutaha. Murakoze cyane.